Nshuti bavandimwe bene data, mfashe umwanya nongera kubashimira ko mugikomeje gutanga igihe cyanyu mugakurikira ijambo ry'Imana. Nanjye kandi nifatanyije namwe gushima Imana ko turiho ku bwayo, niyitubeshejeho, kandi kubw'imbabazi zayo turacyakomeje kubaho ku bwayo. Iyo Mana nziza, umuremyi wacu, Data wa twese uhoraho kandi nawe mucunguzi, azi ibyawe nanjye, kuko yaje mu isi akababarana n'abatuye isi nubwo nta cyaha yakoze. Uwo wenyine niwe ushobora no kwita ku byawe. Ufite inshuti nyinshi, ufite abavandimwe, ariko hari ikibazo abo bose bazitarura badashobora kugukemurira, kizasigara ari icyawe n'Imana. Iyo Mana rero ntabwo dukwiriye kwitega ibibazo, ahubwo dukwiye no gufata umwanya tukayishimira ko turiho ku bwayo. Erega nuyikoreza amaganya yawe ntabwo inanirwa, nta nubwo irambirwa abayisenga, ariko ikeneye kukubona udahora uzanywe imbere yayo n'ibibazo gusa, ahubwo iranezejwe no kuzakubona uje kwishimira kunesha yashyize mu bugingo bwawe. Irashaka kukubona uje umeze nk'umwe mu babembe bakize akagaruka aje gushimira Imana. Irashaka kukubona noneho ugaragaza imbuto zikomoka ku gitambo Yesu yatanze ku bwawe. Aho nuhagera uzaba wamaze kwimuka mu ntambwe, kuko abajya imbere y'Imana ku mpamvu y'ibibazo ni benshi cyane, ariko abagaruka gushimira Imana kunesha ibyiringiro yashyize mu mitima yabo ni bangahe? Abo nibo nifuza ko nawe wabamo. Uyu mwanya rero tugiye kubumbura ibyanditswe byera, kandi dushimira Imana ko yaduhaye igihe gihagije cyo kubibumbura, kuko bigishoboka ko hari abatuye ku isi batarumva uko kuri, kandi bishoboka yuko ibirimo bivugwa wowe ushobora kuvuga uti ndumva ntaho bihuriye n'ibyanjye. Ibyo wowe utagikeneye, kandi nzi ko ubikeneye, ahubwo umwanzi ashobora kumvisha ko atari ngombwa ibyo udakeneye abandi byabakiza. Ese wowe ugeze kuri uruhe rwego rutuma utagikenera kumva ijambo ry'Imana? Avutagwa umutego w'umwanzi, kuko ijambo ry'Imana riradukuriye. Ijambo ry'Imana igihe cyose rivuzwe, imitima y'abatuye isi igomba guca bugufiya ikemera kwakira ubuntu bw'Imana. Tugiye kongera dushimira Imana ko iduhaye uno mwanya. Data wa twese, Mana yacu, urakoze kuko ngiye kutwemerera tukaza imbere yawe, uduhaye ubutumire tukabwitaba. Ngaho tegura imitima yacu kugira ngo uyibibemo ijambo ryawe, ijambo rizima, maze riduhindure abana bawe by'ukuri, mu izina rya Yesu. Icyiciro tugiye kwiga kiravuga ngo inkomoko yacu. Inkomoko yawe, inkomoko yanjye, mbese urayiteguye? Mbese urayizi? Nimba udazi inkomoko yawe, bishobora kuzakugora kugenda urugendo rusigaye imbere yawe, uzarugenda uhuzagurika. Kandi nanone nimba wumva uzi inkomoko yawe, reba ko uriho imibereho ihuje n'aho ukomoka. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Dufite Imana umuremyi. Hari abantu bafite izindi mana basenga ziri mu ngo zabo. Hari abantu bumva batava mu ngo zabo batagize ibintu bambariraho ngo nibyo mutekano wabo muri ubu buzima. Hari abantu benshi bumva batacuza ngo bigende batagize ibyo bataba mu maduka yabo. Hari abantu bumva batahaguruka ngo bakore ingendo mu ndege, mu modoka n'ahandi, ngo bumve bafite umutekano usesuye batabanje kugira abantu bajya kubaza. Hari abantu bafite ubwoba bw'ahazaza kugeza ubwo rwose yumva ibyiringiro bye biri mu bantu bafite umwuka mu mazuru nkabo.
hari abantu benshi bamaze guhahamurwa n'urupfu ku buryo bumva ko hari imyaka bafite ibategeka kuba bari hafi kuva mu mubiri maze bagahorana ubwoba mu mitima yabo. Abo bose ndagira ngo mbabwire ngo mbere na mbere Imana. Abami tuzagenda tubona imbere benshi barimo ba Nebukadinezari n'abandi, ibyiringiro byabo byabaga mu bakonikoni, byabaga mu bapfumu. Ariko ninde wigeze akemura ikibazo cya Nebukadinezari? Nimba nawe wabayeho nawe uzagikemura. Cyokora ndagira ngo ugarukire aho wari ugeze, ureke guhorana ubwoba butarangira, kuko mbere na mbere Imana umuremyi. Iyo ngiyo irategeka bikaba, yavuga bigakomera. Nta muntu ufite ahazaza hawe mu biganza, ntabwo ubutunzi bwawe bufite ahazaza mu biganza, ntabwo akazi keza ariko gafite ahazaza hawe mu biganza. Ahazaza hawe mu biganza hari mu Mana yo muremyi wawe gusa. Nubwo wagaragara nk'aho utumva neza iryo hame, ukaba wagaragara nk'aho rwose utitaye kuri uwo muremyi, ariko uriho kubwe. Ubwo uriho kubwe rero, ndagira ngo ufate umwanya utekereze kuri aho hazaza hawe. Igice cya mbere cy'Itangiriro umurongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Hari inkomoko dufite. Ntabwo inkomoko yawe ari mu ihindagurika ry'udusimba nk'uko andi mahame, andi masomo, andi mabwiriza arimo acengera mu bantu benshi. Ahubwo inkomoko yawe ni umuremyi. Mbese tekereza, uramutse ufite inkomoko ku gasimba nk'uko ushobora kuba ubyigisha cyangwa ubyizera gutyo, ukaba mu nzu nziza, maze aho ukomokaho akaba ari mu mashyamba, ese nta soni byagutera? Ngaho hatekereza. Dufite Imana iriho, dufite Imana umuremyi. Ntabwo yakuremye ngo nirangiza igire icyo igusaba cyishyura ko yakuremye. Ntabwo yigeze ishyiraho igiciro cyabo yaremye ngo bazasigare bayishyura. Ahubwo kuko yakunze abari mu isi cyane, urukundo rw'Imana nirwo rwatumye uriho, nirwo rwatumye ubaho, nirwo rwatumye ukiriho. None rero igihe Imana ivuze iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, mbese iyo wirebye ubona muri kamere yawe imbere ufite inkomoko ku Mana? Cyangwa se ushobora kuba waravangiwe ariko bikaba bikugoye kugira ngo wumve uwakuvangiye igihe abikoze n'icyo agendereye? Reba, banza utekereze neza, urebe ko ufite inkomoko ku Mana umuremyi, kuko ushobora kuba ufite muri wowe imbere irindi hame ridakomoka ku Mana ahubwo rirwanya Imana. Nimba iryo hame rero utararisobanukirwa, ndakurarikira kuzakomeza gukurikira aya materaniro, kuko ushobora kuzashyira ukagira icyo wumva cy'igitangaza gikorerwa mu bugingo bwawe, kikumenyesha ikibazo ufite muri wowe. Abantu benshi bashobora kuba rwose bashaka Imana bafite umutima utaryarya, ariko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi ate? Mbese umuntu ashobora kuba afite ibyiringiro by'ubugingo, mbese umuntu ashobora kugenda ku isi ariko atari uw'isi. Ibyo bigahinduka ikibazo mu ntekerezo z'abantu. Ariko Imana yavuze iti umugabo n'umugore niko yabaremye. Adamu na Eva ubwo bavaga mu biganza bya rurema, ntabwo bari nk'uko turi uku nguku. Abantu benshi bavuga bati natwe turi ibiremwa by'Imana. Rwose dufite inkomoko ku Mana, ariko dushobora kuba tutariho imibereho nk'iy'abatahajuru. Umuntu akiremwa
ndagira ngo wumve neza aya magambo kandi uyumvire ku murongo uriwo. Kugana Yesu ku ipaje 13. Umuntu akiremwa yari yarahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yaragamije byareraga. Aya magambo yumvire ku murongo ukwiye kuyumviraho. Nimba umuntu akiremwa yari yarahawe imico y'Imana, akaba yari imbonera, akaba yari umuziranenge, yarashyiraga hamwe n'Imana mu ntekerezo ze, mbese mu mutima wawe uba urumva ugihuje n'aya magambo usomye ushyira hamwe n'Imana? Yego cyangwa hari impinduka zabaye mu bugingo bwawe? Bibiliya bivuga neza, iravuga iti kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana kandi ntushobora kuyumvira, kandi abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Muvandimwe nshuti, fata umwanya utekereze ku bugingo bwawe, urebe ko uhuje n'ubushake bw'Imana. Birashoboka ko abantu bakwihendahenda bashingiye ku kuba nta byaha bigaragara hanze bakora, bashingiye kuba bafite abantu bavuga bati aba ni abantu b'Imana. Ntabwo tugirwa abantu b'Imana na bagenzi bacu, oya, ahubwo umuremyi wawe niwe uhamya ibyo yaremye mu mutima wawe. Yesu Kristo ni uzaguhamiriza imbere ya Data wa twese n'imbere y'abamarayika bera. Naho umuntu ashobora kuvuga neza ku mpamvu y'icyo yagukuyeho, ku mpamvu y'ubushuti mufitanye, cyangwa se akantu kamwe wamugiriyeho neza, ariko ntabwo twebwe tugirwa abatagatifu na bagenzi bacu, oya. Umuremyi wawe wenyine niwe uzi imfuruka z'ibidatunganye mu bugingo bwawe. Inkomoko yawe ko ari Imana Data wa twese uhoraho. Mbese ukubaho kwa Yesu Kristo mu isi, kandi yambaye umubiri ngo atsindire aho abanyamubiri batsindiwe, wowe ubwawe ufite imibereho ihuje n'ubushake bwe? Mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Aho rero niho ngira ngo tuze gutekereza cyane. Aho waba usengera hose, umwanya waba urimo wose, bose twese twakoze ibyaha kandi twatsindiwe imbere y'amategeko y'Imana. Ubwo twatsinzwe rero dukeneye kugirirwa ubuntu n'Imana, ariko natwe tukabwakira mu mitima. Ntabwo ubuntu bw'Imana bukwiye kuba ku ruhande, natwe ngo tube ku rundi ruhande tuburebere hariya, tububwirize gusa, tubushishikarize abandi, ariko niba ngombwa ko bukomanga iwacu mu mutima ngo tuvuge ngo hoya. Pilato Yesu amugejejwe imbere, ikibazo yibajije nawe ushobora kukibazwa, ati Yesu witwa Kristo ndamugirane? Uyu munsi abantu bakunda Yesu, abahanuzi bahanuye ko azavukira mu isi. Abantu benshi bakunda Yesu wavuze ngo ndagiye kandi nzagaruka, ariko Kristo wa nonaha uhagaze ku rugi rw'umutima wawe ukomanga, kandi niyinjira mutima wawe hari ibyo ari busenye muri wowe, hari amahame wari wubatseho atari bwemere. Niyinjira mutima wawe ashobora kwirukana ibidatunganye bikurimo, nk'uko yinjiye mu rusengero rw'Abayuda maze akirukana ibyari birimo. Impamvu yabyirukanye ni iyihe? Ntabwo byari bihuje n'ijambo ry'Imana. Kuki abantu benshi bavuga bati Yesu Kristo yaraje, bati yego, mbese Yesu azagaruka, bati yego, ariko mbese Yesu ari mu mutima wawe? Abantu bagashyiraho ikibazo. Impamvu nta yindi, ntabwo ari urwango abantu bamwanga, ahubwo hari amahame bubatseho arwaye, kandi aramutse ahageze ntabwo yakorana nayo. Pilato ati Yesu witwa Kristo ndamugirane, ni uwari umuhagaze imbere. Naho uzaza cyangwa uzaza, uwaje n'uzaza, Yesu abantu baramukunda, ariko ukomanga ku mutima ngo yinjire mu bugingo, uwo nguwo abantu bafite ikibazo, baribaza bati ndamugirane. Ku meza yabo mbese basangira? Aramutse yinjiye, mbese amagambo bavuga mbese nawe yayategera amatwi? Uwo Yesu witwa Kristo ndamugirane
aho rero reba nimba ufite inkomoko ku Mana cyangwa se hari indi nkomoko ufite wihishanye kandi ijuru rikaba riyizi ariko wowe udashaka kwigaragaza. Ibyanditswe byera rero ubwo byahumetswe n'Imana bikaba bigira umumaro wo kwigisha umuntu, reka nanjye nawe bitwigishe uko twaba abana b'Imana by'ukuri. Kandi kurahari ubwo Imana ari itangiriro akaba n'iherezo ry'ubugingo bwanjye nawe, reka nabe n'itangiriro ryo kundema bundi bushya, kugira ngo Imana ikemure ikibazo cy'umunyabyaha. Ezekiyeli 3:6 uhere ku murongo wa 25. Ezekiyeli 3:6 umurongo wa 25. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana, mbakuremo imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, nume mugendera mu mategeko yanjye, mugakomeza n'amateka yanjye mukayasohoza. Aya ni amagambo ari mu isezerano ry'Imana. Imana kuko irebera iherezo mu itangira, yabonye ko umunyabyaha azatsindwa, yabonye ko umunyabyaha azacumura, yabonye ko umunyabyaha azava ku murongo Imana yari yamushyizemo, itegura isezerano ryo kongera kumuhindura. Iyo uvuze ngo Imana nizera ko ari umuremyi, ujye ubanza urebe icyo yaremye muri wowe. Hari abantu bakubwira bati njye ndahamya ko nashidikanya Imana ishobora byose. Nujya kubivuga ndakwifuriza kubanza ukagira ubuhamya buzima bw'ibyo yashoboye mu bugingo bwawe. Bishoboka ko Imana yashoboye guhagarika ubusinzi, ibyo birashoboka, ariko ikaba itarahagarika irari ry'inzoga. Ushobora kuba ufite ubuhamya bw'uko Imana yahagaritse ubusambanyi mu mutima wawe, ariko ubuhehesi bukaba bwarakunaniye. Ushobora kuba rwose wumva utatwara iby'abandi, ariko ukaba ukifuza iby'abandi. None se Imana ishobora bike? Nimba uvuga ko Imana ishobora byose, ntukavuge ubuhamya bw'ibyo yashoboye muri Pawulo wari Sawuli, ntukavuge ubuhamya bw'uko yahinduye Dawidi, ntukavuge ubuhamya bw'uko yahinduye Petero. Ahubwo uyu mwanya hagarara mu mwanya wawe. Erega ntabwo tuzakizwa n'ubuhamya bw'abandi, dukeneye gutanga ubwacu. Uyu munsi Imana ishobora byose. Nimba ishobora byose, urashingira kuki yashoboye mu mutima wawe? Banza urebe. Igihe tumaze tugendera ku buhamya bw'abandi, ngo Aburahamu ngo yarizeye, ngo abise bambutse inyanja itukura, nibyo uko ni ukuri kuzuye. Ariko se wowe uhagaze kuri ya nyanja nawe wayambuka? Reba, ese Imana ihamagaye umutima wawe, nawe ushobora kuvuga uti ndi hano mwami numa? Urifuza ko mbaho mibereho kimwami? Ubwo ari umuremyi rero, reka noneho abe umuremyi w'umutima mushya muri wowe. Wowe uvuga ngo Imana yaremye Adamu, ntabwo wari uhari, icyo wakoze warabyizeye binyuze mu ijambo ryayo. Ariko noneho hagarara mu mwanya wizere iby'Imana ikorera muri wowe. Twimuke ku ntera y'abandi, tube twebwe. Kandi ibyo ntabwo Imana izabikora ishingiye ku kiguzi uyihaye. Mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, n'ibyavuye kuri mwe, si no ku mirimo ngo hatagira uwirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Abefeso 2:8 n'uwa 9. Mwene data nshuti, reba umwanya uhagazemo, urebe icyo Imana yakoze muri wowe. Imana avuga iti nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, nzabaha ku mwuka wanjye. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Ibyanditswe biratubwira ngo azenda kubyanja bibahe. None se ukuri kose kw'Imana kwamaze kwandikwa mu mutima wawe? Nimba kutarandikwa mu mutima wawe, se uratekereza ko kuzaguhurira nawe mu nzira ugenda ukumva kukwanditsemo? Cyangwa ugomba gutanga umwanya Imana ikakubera umwigisha, nk'uko yari imaze kurema Adamu, nawe yagiye ku ishuri. Ntabwo Adamu yahise ajya kuba umubwiriza, ntabwo yagiye kuyobora gahunda, ahubwo yahise ajya ku ishuri.
Imana iba umwigisha we. Niyo mpamvu yashyize imbere ya Adamu igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Iramubwira iti iki giti ntuzakiryeho, ntuzagikoreho, ntuzibaze ku byacyo, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Mbese ujya utekereza ukareba amagambo Imana yabwiye Adamu ahagaze imbere y'icyo giti, wibwira ko Imana yamubwiye byose uko bizagenda ku murongo? Aho ngaho ubyitondere. Ntabwo Imana yamuhisha amakuru y'ibyo ashobora guhura nabyo aramutse arangaye, ariko nta nubwo yamurondoreye buri kantu kose. Ese hari aho wigeze usoma Imana imubwira ngo marayika waguye azanyura mu nzoka muvugane? Umunsi uzumva inzoka ivuze uzahita umenya ibyo nakubwiye. Ibyo ntabwo Imana yabimubwiye. Icyo yamubwiye yavuze ngo iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, ntuzagikoreho, iti kuko umunsi wagikozeho ukakiryaho no gupfa uzapfa. Ariko akantu kose ijambo ku ijambo hoya. Abantu benshi bagiye gutungurwa babonye hari ubuhanuzi buri gusohora buhabanye n'uko babwize. None se Satani niwe muswa uyobewe uko wabyize? None se Imana yo nimba itarakubwiye byose, ni uko ibyo yabonye ikubwiye byari bihagije kukurinda? Nawe kandi uri umuntu. Nshuti muvandimwe, ntabwo Adamu yabwiwe akantu kose, ariko burya yaranabwiwe byose. Igihe abwiwe ngo iki giti mu biti biri muri iyi ngobyi ndakikubujije, Imana yari izi ko ariho umutego we ushingiye. Iyo atibaza ku byacyo, iyo atagitindaho, nta handi Satani ari kubona anyura. Ariko si ngombwa ngo Imana ivuge n'isaha Satani azamugereraho. Oya, ngo ivuge ibara iyo nzoka izaba ifite. Reka da, igikuru yamubwiye byose, ariko ntabwo yarambuye akantu kose. N'ubuhanuzi rero, Abayuda uko bize Mesiya azaza, baragiye babyandika mu bwonko, baramutekereza rwose, bamushyira kuri gahunda, bati umunsi hazaza utari uyu dutekereza nabo tuzamwemera. Kandi babitanzemo ubuhamya, ntabwo ari imvugo y'umubwiriza. Baravuze bati tuzi ko Mesiya azaza. Ibyo bari babizi. Nusoma neza ku iriba rya Yakobo kuri Yohana igice cya 4, uwo mugore ku iriba rya Yakobo aramubwira ati tuzi ko Mesiya azaza kandi naza azatubwira byose. Ese iyo Yesu ataza kumworohereza ngo amubwire ngo niwe muvugana, uriya mugore yari yarahabye, yari agitegereje uzaza. Nujya muri Luka igice cya 4:16, igihe Yesu yajyaga mu rusengero nk'uko amenyereye ku munsi w'isabato agasoma, nta handi Yesu yigeze asengera katari ko hadahari, ahubwo yari yarashyize idini y'Abayuda ku isi, kandi yagomba kuza akayigaragariramo, kuko ubuhanuzi niko bwavugaga. Yari intare yo mu muryango wa Yuda. Ku isabato akajya mu rusengero, ikurikiye akajyayo. Nubwo hari benshi bavuga bati nkunda Yesu, ni umukiza wanjye, yankoreye ibitangaza, ariko uko yabayeho sinzakuba. Have utabura ubugingo ukinisha iby'agakiza kawe. Yaragiye arabwiriza rwose, bavuze bati ni wowe tubwiriza. Arabwiriza, arangije kubwiriza ati kandi ibi byanditswe bisohoreye mu matwi yanyu uyu munsi. Umwe mu bari aho ati ibi byanditswe bizasohoza na Mesiya wenyine. Urumva ikibazo? Hari uwo bari batekereje uzaza. Igihe cyose hari kuza undi udahuje n'uko babyumva, ntabwo bari biteguye kumwakira. Igihe Satani yari amaze kugera imbere ya Eva mu gice cya 3 cy'itangiriro, amugeze imbere, ntabwo yigeze atekereza ya magambo Imana yamubwiye ngo ntuzagikoreho, ntuzibaze ku byacyo. Bagumije gutekereza ngo hari marayika waguye. Buri mugoroba Imana yegenderaga Adamu na Eva n'abamarayika, baje kumumenyesha amakuru, baje kumufasha kubaho neza, baje kumuganiriza, ariko banamumenyesha imbere yabo ko hari ikibazo. Nyamara ntabwo bigeze bamenya ko umunsi bari imbere y'icyaha bamaze gutegwa. Ubu abantu benshi bashobora kuzisanga bari muri ubuhanuzi buzaza, ubuhanuzi buturi imbere, nyamara ubwinshi burimo burangira. Ahubwo hari ukuntu abantu babwize babuha n'umurongo buzagenderaho, ntabwo ubuhanuzi buri mu maboko yawe nanjye. Iki byanditswe byera bitubwira muri Matayo 25:13 ngo nukomeye maso.
kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nuko mube maso. Ndabwira bose ngo mube maso. Kuba maso ni ukuhe? Ni ukuba mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira mu ntekerezo zacu ngo ahari hacuze umwijima habone. Kandi iryo jambo nurigundira ukemera kuyoborwa naryo, ntabwo uzatungurwa, kuko n'abigishwa ba Yesu babwize neza ubuhanuzi, bagendana n'Imana umurongo ku murongo, ntawe arimbukiye muri Yerusalemu. N'ubundi abana b'Imana bafite ibyanditswe byeraho umurinzi wabo, ntabwo bazatungurwa n'ibiriho, kuko bazaba bafite umuyobozi, umwigisha wabo mukuru. Aha rero Adamu na Eva bakimara kuremwa, ntabwo bagumye ku murongo bagomba kugumaho. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ni igitabo nkunda, nifuza ko nawe wagikunda. Icyisho cya kabiri kirema. Ababyeyi bacu ba mbere, nubwo baremwe ari intungane kandi ari abaziranenge, ntibahawe ubushobozi bwo kudacumura. Imana yabaremeye gusohoza ibyo ishaka, bafite uburenganzira bwo kwihitiramo kumvira cyangwa kutumvira. Ariko mbere y'uko bagira amahoro adashira, ubuyobozi bwabo bwagomba kugeragezwa. Mbere na mbere umuntu akiremwa, hashyizweho itegeko ribuzanya kwishyira imbere, aribyo byabaye intandaro yo gucumura kwa Satani. Igiti cy'ubwenge cyashyiriweho kugerageza kumvira, kwizera n'urukundo by'ababyeyi bacu ba mbere. Babujijwe kurya ku giti cy'izo mbuto kugira ngo badapfa. Bagomba guhangana n'ibigeragezo bya Satani, ariko iyo bihangana icyo kigeragezo bajyaga gutuzwaho atagera. Imana ikabemerera kubana nabo ibihe byose. Imana ntabwo itwaza abantu igitugu. Irarema umuntu imushyira mu ngobyi ya Edeni, ariko imuha umudendezo. Uwo mudendezo ndagira ngo nkubwire ko imbere aho tugiye kwinjira, umudendezo w'umuntu ugiye kuba ikibazo n'isi. Isi irimo iregeranya imbaraga zose zishoboka kugira ngo yambure, ivutse umuntu amahitamo ye. Igihe rero umutimanama w'umuntu uzaba ushaka kugengwa n'isi, kandi Imana ubwayo yarahaye umuntu wa mbere utaracumura umudendezo, uzamenye ngo igihe cy'akaga gakomeye umuntu akigezemo. Kuko umwana w'umuntu aho ava akagera niho atandukana n'ibindi biremwa. Aravuga ngo ndanze cyangwa ndemeye. Adamu kuba yaracumuye niwe wabyihitiyemo, ntabwo ari agahato Satani yamushyizeho. Kandi no kwemera agakiza k'Imana si agahato Imana yamushyizeho. Bibiliya nitanga ubuhamya ikavuga ngo dore nshyize ubugingo, dore ko urupfu rwari rusanzwe ruhari. Igihe umuntu yacumuraga yarahisemo urupfu, icyo atari afite ni ubugingo. Ariko Bibiliya reka twemere ivuga gutyo, kandi ko ivuga nshyize ubugingo n'urupfu imbere ngo uhitemo. Nyamara handitse guhitamo, ntabwo handitse guhata. Ubwo Satani yatahatiye umuntu gucumura, Imana nihatira umuntu gukizwa. Niyo mpamvu nawe ukwiye gukomera ku mudendezo wawe. Nubwo isi igiye guhagurukira kurwanya, ariko dushimira Imana ko abana bayo bazahagarara mu ruhande rw'ukuri, kandi batitaye ku ngaruka bizabagiraho, kuko icyo bazabatinya ni ukunyuranya n'ubushake bw'Imana gusa. Adamu rero ntabwo yagumije kunezezwa n'uwo muyoboro Imana yari yamushyiriyeho. Ariko usomye muri Hose igice cya 4 umurongo wa 7, hari amagambo ababaje. Aravuga ngo uko abantu barushaho kugwira, niko barushaho gucumura ku Mana. Uko abantu barushaho kuba benshi, niko umusaruro wiyongera ari uwa Satani. Ni icyo kibazo gihari. Iyo aba bantu bagwiraga, ariko bakemera ko hejuru yabo hari ubushobozi bw'umuremyi, hari Data wa twese. Reba mu mutima wawe kuva mu gitondo ugeze nimugoroba, urebe intambara zirwaniramo, urebe koko ufite inkomoko ku Mana, cyangwa se hari ikindi kibazo waba ufite kiri mu bugingo bwawe nawe waba utaramenya. Dukeneye umukiza. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 uhereye ku murongo waho wa 11 haravuga ngo kandi uko guhamya nuku
nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ufite uwo mwana w'Imana, wa wundi Imana yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, uwo ni ufite ubugingo muri we. Kuko umuntu amaze gucumura yinjiwemo n'urupfu. Ubwo yinjiwemo n'urupfu rero nta bugingo buzima yari agifite. Ubugingo twitwa dufite ni ubwa none buseseka ku kanya, ariko ufite umwana w'Imana mu mutima we aba afite ubugingo buhoraho. Ubwo rero afite ubugingo buhoraho, ndifuriza buri muntu guharanira kugira ubugingo buzima muri we. Kubera iki? Kuko Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 7 haravuga ngo, Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo, Uwiteka Imana irema umuntu umukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubwo bugingo buzima ni uko yaravuye mu biganza by'Imana, yo itanga ubugingo. Ubwo dukomora mu babyeyi bacu, umunota aho tuvugiye aha umuntu aba avuye mu mubiri, ariko ufite uwo mwana aba afite ubugingo bw'ahazaza bw'iteka ryose. Kandi biranitubwiye neza yuko yamuhumekeye mu mazuru umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Muvandimwe, ufite ubugingo buzima cyangwa ufite ubugingo gusa? Ukwiye kumva buzima. Ubwo bugingo buzima ukwiye gutuza ububonye, kuko tubonye ko ufite uwo mwana ari we wenyine ufite ubugingo buzima. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 3 uhereye ku murongo wa 2 ukageza ku murongo wa 9. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi cyane bwo bugome. Muzi yuko yerekaniwe ukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we nakora ibyaha. Umuntu ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ntihagire ubabeshya. Ukiranuka niwe mukiranutsi. Dukiranuka kubwo gukiranuka kwa Yesu, ntabwo dukiranuka kuko abantu babitwita cyangwa se ku mpamvu yo kwitwararika. Ahubwo Yesu umuziranenge, uwaje mu isi akambara umubiri, akageragezwa uburyo bwose nkatwe, kugeza ubwo na Bibiliya itanga ubuhamya ku bariho mu gihe cya Yesu bakavuga ngo nta cyiza cyaturuka i Nazareti. Ubwo ari nta cyiza cyaturuka i Nazareti, Yesu niho yarerewe, aho hatagira icyiza na kimwe, kugira ngo agaragaze ko naho umuntu atatsindira. Mbese ni igitangaza yuko watsindirwa no mu mirimo y'itorero. Mbese bishoboka yuko watsindwa warerejwe inshingano z'itorero runaka ubamo. Nyamara ndagira ngo nkubwire ko abasore tuzareba imbere, uko tuzagenda tujya imbere, batsindiye i Babuloni. Uwitwa Yosefu yatsindiye mu Egiputa. Ushobora gutsindirwa mu nshingano, abandi bagatsindira mu mahanga adasenga Imana. Kubera iki? Ukiranuka niwe mukiranutsi. Ubwo Yesu Kristo ariwe gukiranuka kwacu rero, reka twemere ubuntu bw'Imana bukoreye muri twe. Imana ubwo ari umuremyi, tuyihe imitima yacu, kandi afite ubushobozi bwo kwigarurira byose. Reka two kubaho tugenda nk'uruyuzi. Uruyuzi ni kimwe mu bimera kikura cyane kandi cyihuta, ariko ubwihute bwacyo ntiwaruhagarika ngo urubaze ngo urajya he. Rwaba rugiye kwinjira mu muriro ruragenda rwihuta, rwaba rugiye kwinjira ahantu habuzanijwe ruragenda rwihuta. Ntabwo rurihuta, ariko ntabwo ruba ruzi aho rugana. Twe rero turi ibiremwa, dufite inkomoko ku Mana, ariko dufite n'icyapa kiyobora abagenzi, ijambo ry'Imana. Kuki twayobagurika?
kuki twabaho tudafite ibyiringiro cyangwa se tukagenda tutazi aho tujya? Kandi Yesu ati ninjye nzira ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye, ntawakwigeza kuri data wa twese, ariko uwo Yesu afashe ibiganza aramuvuganira bigakunda. Ndakwifuriza kuba muri uwo mugabane, ndakwifuriza kuyoborwa na data wa twese, kandi aragukunda. Erega kuba ukiriho ntabwo ari impamvu zawe cyangwa se ubuhanga wakoresheje ngo ube ukiriho, ni urukundo Imana igukunda gusa. Ubwo Imana igukunda rero, ndagira ngo nawe uha agaciro iyo neza y'Imana. Tugiye kujya ku isomo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16. Umurongo wa 15, urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 15 na 16. Ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Uw'Imana ihamagara, imuhamagara imuvana mu cyaha imujyana mu kwera kwayo. Igihe Mose yari azamutse umusozi wararabagiranye, na Mose abyungukiramo ararabagirana. Igihe Yesu yari azamutse umusozi wa Elayono, umusozi wararabagiranye, abigishwe bazamukanye nawe bagira mu mahirwe nubwo bayapfusha ubusa, nabo bararabagirana. Petero amaze kubona uko kurabagirana, yasabye ijambo ati mwami, reka duce ingando, imwe ibe yawe mwami, indi ibe ya Mose, indi ibe ya Eliya. Ariko hari arimo kwikunda kuko hari hazamutse bake, abenshi basigaye hasi. Ntabwo Yesu rero yifuza ko yagumana na bamwe nawe utarimo. Niyo mpamvu nawe guhamagara kugira ngo witabirarika, wemere ukuri kw'ijambo ry'Imana, umenye ukuri gukiza umunyabyaha kukubature, nk'uko waguhamagaye ari uwera. Rero nimba waremeye uguhamagara, Imana yahamagaye Adamu nyuma yo gucumura, tuzabireba ati urihe, nk'uko waguhamagaye aba ari uwera, reka nawe ube uwera mu ngeso zawe. Aho abantu batareba ariko Imana igareba ikabona harimo ikibazo, aho ngaho harekera Imana ihahindure, kandi bifitiye ubushobozi. Uwahinduye Adamu, uwahinduye abanditsi ba Bibiliya, uwahinduye intumwa, niwe nawe yaguhindura. Ntabwo ibyawe ari byo byamunanira, ahubwo ikibazo ni iki: mbese witeguye guca bugufi imbere y'ubuntu bw'Imana? Gabanya igihe umaze uvuga ngo narabatijwe. Benshi mu babivuze, urebye ibyo bari mu gukora biteye agahinda. Bamaze kugarukira ibyo baretse, bamaze kugira ikirenge mu cy'Abisirayeli, bavuze bati nubwo twasize abana bacu mu Egiputa, nubwo abakuze bacu twabasizeyo, ariko twibutse ibyo twaryaga mu Egiputa. Abantu benshi barimo barasubira mu Egiputa, kandi barasubirayo Yesu aje. Dore ageze ku rugi. Muvandimwe, wicogora, wari ugeze ku rugabano, wari ugiye kwambuka. Igihe ugenza urugendo ni kirekire, winanirwa, umuremyi wawe akaba n'umucunguzi agufitiye ibiganza, arimo arakurambura ibiganza ngo akwakire. Ntabwo urimo ugenda mu rugendo wenyine, emera ubuyobozi bwe, emera nawe aguhindura uwera, kuko uguhamagaye nawe ari uwera. Kandi ubwo uri umwana w'Imana, ukaba uhamya ko ufite inkomoko ku Mana, reba ko ibyo ukora, ibyo uvuga, uko ubana n'abandi, uko ubaho, uko wizera bihamanya n'umwana w'Imana koko. Niyo usanga uri kure y'uyu murongo tumaze kwiga, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ku bwawe. Ariko cunguza uburyo umwete, kuko igihe dusigaranye tutazi uko kingana, benshi barimo bararenzwa amaso. Dusaba Imana data wa twese ngo ihindure ubugingo bwacu, itugire abana bayo by'ukuri, itweze. Natwe nitumara kwezwa duhinduke umugisha ku bataramenya inkuru nziza. Kandi Yesu waduhamagaye, reka two gusubiza ngo turanze, ahubwo twitabe, kandi nitumwemera ahindure amateka yacu. Ibyo nibyo nifuriza umuntu wese, ngo bibe bye mu bugingo, kandi duce bugufi Yesu atubere umuyobozi. Mbikwifurije nanjye ngo bibe ibyanjye, tubigire ibyacu twese mu izina rya Yesu. Amen.